kipe ko mu Butaliyani do musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwiraga afite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro dore utumanye dore amacen do pasa ariko wamugenga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavini ahita batama igitego 2 kuri 2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganire y'iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko ari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Running out of time. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We, je. Kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Yirakurarareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavino. Irani kufra we. Iriya kufra ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine yanyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera makufra yose. Haris Gavino. We Santiago ngene ubwire. Iyi santere y'ikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Niwe ugiye gutera kufura. Reka twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego araba turangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye. Yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on. Sheri ntudusebye. Gira tugire. Hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye we ni nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ayita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose mureba irakurabona ko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itikimujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we n'umukecuru ibeshye uziko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano for the Fulham game he bakina na Fulham papa yarebye match Dad was here? Kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we se muzigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katururi match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we bazi ukuntu akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wavayo niwe wamuzanye niwe wamugiriye icyizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru we saw the game. umukino twari turi kureba je na murumuna wawe Julio No, Glenn's daughter brought us. umukobwa wa Glen yatuzanye Fantastic. umwana wanjye ukina neza And I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira about your father. cyerekeranye na papa wawe Hey, Glenn you know when I played against Fulham? uzi dukina na Fulham
My dad's on the game. Papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye. You play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina. Watching you right now. N'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro ahari ari kukureba uri gukina. Ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe. Yishimye. Santi dore sheri. Sheri. Yo. Musore yarishimye. Umva ko sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga. Yo. Musore yarabikoze. None hande umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wazamvune. Anabazibishije nanone babantu bavugaga ngo ntibishoboka. Imana bamugisha ndabakunda cyane. Ciao. Mwibuka ukeneye kwamazomagara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane. Mwibuke kugura bonema 056 iyo kode wishyuraho yanditseho Kimomo. Ciao. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.